neza nshuti zacu bavandimwe, twongeye kandi kubaha ikaze kuza kubana natwe no gutaramana natwe. Twongeye twagarutse ndi kumwe n'abavandimwe banjye nabo bakabasha kubibwira. Karibu. Murakoze cyane, muratuzi maze kutumenya kuri iyi channel ntitwisibaho. Turabazirikana cyane n'igihe tutaba twaje nuko tuba dutekereza niki twabazanira niki gishasha. Niyo mpamvu muri commentaire mugomba kuja mwandika the next topic tuganiraho. Rero kaze cyane muri iki kiganiro tugiye kugira cuno munsi, aho dufite n'umushitsi wacu n'umutumirwa, nawe turaza gufatikanya mu kiganiro tugiye kugirana. Abakozi b'Imana ni bande cyangwa se umukozi w'Imana ninde? So karibu nawe wibwira abantu. Natwe amazina nitwa Umuvugizi Eric Butoto. Turabashimira natwe cyane kuba tugeze muri uyu mwanya ku kiganiro tugiye kugira. Murakoze. Muhaye ikaze bisanzure. Twaje kuganira tarama kugira ngo dukomeze nyine kubana nawe aka kanya. Rero tukaba tugiye kuja kuri topic yacu tugiye kuganiraho. Topic yacu turaza kuganira umukozi w'Imana ninde, niki. So hari byinshi twotanga kuri icyo kintu. Twovuga twararewe ahantu henshi, hari amakosa twagiye tubona, hari n'ibyiza twagiye tubona, hari nenge, hari n'ibyiza. Wenda twize abakozi b'Imana bari gukora umurimo neza rwose, mukomerezeho, Yesu azabahemba. Kandi n'abandi nyine baseseye bari mu kugenda bisha mu bapasiteri, twebwe tukabareba cyo tukabona ko ari abapasiteri. Ariko iriya twagera iriya hanze, ibyo bakora iriya hanze n'ibyo bakorana mu rusengero biratandukanye. Iriya hanze agakora ibyo ngiyo hanze, ariko yagerana mu rusengero kuko wamubonye ibyo akoze bitari byiza iriya hanze, wamubona n'ibyo akorana mu rusengero, watekereza n'ibyo akoze iriya, anakubwirije kurumva wanezerwa, yakubwirije n'ibintu wamubonyeho tibikunda. Iryo kosa abo bapasiteri bafite, kuko twavuze ngo abapasiteri bamwe barimo kwihisha mu bandi bayobozi, kandi atari ngombwa kuko mbese binjiye mu bayobozi batakagombye kwinjira muri uwo mwanya. Binjiye mu mwanya hari hataragera kuko binjira muri uwo mwanya w'ubuyobozi, barinjira gusa. Bakagombye kugandiriya bakabanza bakitunganyiriza, bakabitunganyiriya neza, bakabona kuza bakatuyobora, bakatubwiriza kugira ngo natwe dufashwe. Kwitunganya mu buhe buryo? Okay, hariho kuba iriya hanze, ibyo nkorera iriya hanze, hari ibyo nakoreraga iriya hanze, ariko kuko nageze mu nzu y'Imana birahinduka. Bari mu kugenda bakurikirana uko isi yagenda, uko ibihe byabigenda, bamwe niko bari mu kugenda. Akazi kuko nari mvuze ngo hano mu nzu y'Imana, bari mu kuzana mu nzu y'Imana akatubwiriza. Ibaze kugira ngo uze nje nicare gutyo umbwirize nenda mfashwe hano, ningera iriya hanze himbo n'ibintu waho ukora sinzoba ngifashishwe. Uzosubira ugaruke se uzumbwiriza nezerwe, reka tibzokunda. Abo ngabo bagiye kwihisha nibo dukeneye kugira ngo babanze ibyabo babitunganye neza, babone kuza hano. So nicyo gikenewe muri iki gihe, kuko na Yesu yaravuze ngo nubwo bohanura baganura iby'ukuri, tuzitere abahanuzi bagakora ibitangaza. Tahunga icyo siko ko umukozi w'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo bamwe bazaturuka mu mpande n'abandi bavuga ngo twakoze ibitangaza mu izina ryawe, abandi bazaba bari kuvuga ngo twarabwirije mu izina ryawe. Usi Yesu kwabwirizaga, usi mu izina rye twavugaga indwara zikagenda. Nuko ngo abo bantu bazaba bafite ububasha bwo kubwira indwara zikagenda, bafite no kubwiriza. Kujya hari n'umupasiteri woza kubera yabyigiye akabwiriza abantu neza, bakandika ibitabo n'ibitabo. Hakaba n'undi ukijijwe wamagawe biraho ngaho gusa. Nuko ngo nabo bavomerera impano zabo. Rero itandukaniro ryabo nkuko mwene data yahoze avuga ni ku mirimo. Yesu yamavuga ngo ikizabamenyekanisha suko bazahanura, suko bazakora ibitangaza, imbuto zabo. Ariko ubu nyine usanga abantu bashaka kumenya umupasiteri w'ukuri ko yahanuye bikaba, cyangwa se yahanura urana umukozi w'Imana. N'ibisi iri kugenda yirukwankira abakora ibitangaza, abahanura, ariko hareba imbuto zabo. Bitandukanye kuba pasiteri no guhanura. No guhanura ni impano. Si abapasiteri gatuvugaho bonyine, bavugaga abakozi b'Imana bose. Urumva ni impano.
guhanura n'impano, kuririmba n'impano, gucuranga n'impano, ntaho bihuriye mbese n'umwuka cyangwa se no gukizwa, biratandukanye. Nk'uko mwene data bivuze ngo umuntu tuzamubonera ku mbuto yama, zijya mbuto wama itorero rikuburamo, abo hanze bakuboneramo, kajya niko gakiza. Ubutumwa ni mu mbuto. Yesu aravuze ngo nimugende mwera imbuto. Kurumva umurimo yaduhamagariye, mugende mwera imbuto. Nimwamara kwera imbuto bizatuma data mu ijuru ahimbazwa. Kandi ngo abantu agira yumva gusa ngo nabera imbuto. Kurya hariho abantuzi ushobora guhanura kuko wenda Imana yagutegetse yabuze uwikoresha. Uko abantuzi bose yari yabuze abikoresha. Ariko Yesu babona ibyo ari gukora akavuga ngo nta muntu Imana yo kumvira iki. Baratangaye kuri Mose tuzi ngo Imana yaramwumviye. Ariko byageze kuri Yesu baravuga ngo nta muntu uw'Imana yumva iki. Nuko ngo mu gihe cyabo Imana ntawe yumvaga. Isi nuko uyu muntu Imana yumva iki. Na Yesu rero aravuga ngo abakozi banje nimwera imbuto. Icyo muzasaba cyose nzagikorera kugira ngo izina rya data ryubahirizwe. Isi hari kimwe guhanura n'ikindi Imana kubikora. Uhanura wogira gute yampano. Nimwirengagiza ko hariho abantu baza ngo abakozi Imana bihamagaye cyangwa se gushaka izina. Turi kubona abantu benshi, umuntu akaza ngo ndi apotre, undi akaza ngo ndi umuhanuzi, undi akaza ngo ndi bishop. No ni nk'izina, ibintu byaraducanze, ukayoberwa uyu ni pasiteri, ukayoberwa uyu ni bishop, ugasanga nyine ibintu byarivanze. Bamwe bari mu kuza mu rusengero atari ukugira ngo baje mu rusengero ngo n'ubukristo, bari mu kuza mu rusengero babashaka ibiti gusa. Akeneye mbe pasiteri atarabaye na shemasi, yamara kugera kuri rwabo bishop akaza afunga igitoko aze gusana imbere, nta kubwiriza azi, ntaki ndi bishop. Baturi mu kubabana bari mu kuza ngo ndi mu bishop ariko mushirana imbere y'abantu. Cyubahiro ubu nyine ndabakiza mu rusengero baje gushaka Imana, bari mu kuza baje gushaka icyubahiro gusa. Ariko se nyine hari nk'abo baba baje nyine bashaka icyubahiro cyangwa se izina, sibyo? Ariko urebye nyine ibintu baba bari ko bigisha, n'ukuri kumva ntaho biri gukura umuntu naho bari kumugeza. None ico gihe iyo baje mu itorero, kandi urabizi ko pasiteri aba afite itorero, ababwiriza neza cyangwa se abakozi b'Imana ababazi, akabona ati n'uyu muntu nawe nyine uzubana nawe bikagucanga. Ni ibintu tuba turi kurebesha amaso yacu. None se muri ako kanya iyo aje agasanga pasiteri mu itorero akavuga ngo nanjye nari pasiteri, uwo muntu pasiteri yamuga ngo yayihagarara, uwo muntu byagenda gute? Uwo muntu je ndumva kuko aje asanga pasiteri, agasanga umupasiteri mu rusengero, yarangiza akavuga ngo jewe nari pasiteri cyangwa se nari bishop. Mbese kera hajya akivuze nje kuko ntekereza avuze hajya ngo jewe nari bishop, akeneye kuko cya giti ciwe agikomerezaho. Rero ga nimba ari bishop agasanga twe dufite pasiteri, ashakaga kuzamuka bishop, ashaka kujejura pasiteri kandi ntawe tuzi yasenge. Guys, mutubwira abantu mudukurikiye, bishop ko jyewe muzi no umuntu bo ufite amashami, mbese ufite amashami y'ayandi matorero, niko mbizi. Ariko se birakwiriye ko umuntu aba bishop nta n'itorero na rimwe afite? Muratubwira muri commentaire ukuntu mu byumva cyane. Guys, mutubwire kabisa, kuko bishop ntako bishop gayoza ngo yamavuga ngo araba bishop nta torero afite. So bintu bibaho. So rero tuzatubona byinshi ugasanga ni mu itorero rimwe, ariko wareba inani zihari. Nguno ni abavuga ubutumwa basengeye 5, hari abasengeye aba apotre 5 bamaguma muri iryo torero. Bazagwanira agatuti na pasiteri ngo murusha amavuta ngongira gute, ariko kumenya umwongere nyakuri. Kujya ni impano yo kuyobora, ntabwo ari yo kubwiriza. Kujya azi kuyobora neza agashira ibintu nubwo atobwiriza, ariko agategura intama zikamera neza, akamenya imiyoborere y'intama. Isi Paul yandikiye igihe yavaga muri Befeso muzakozwe n'intumwa, yarabwiye ngo nuko ngo haraba abahawe umurimo, aravuga ngo mwawuhawe n'umwuka kiragiye cyabo ni umwuka witoranyiriza abo gushira. Ntabwo twabyukaga ngo naka ngo ndabona zikubwiriza bamamwimika. Paul yarabandika aravuga ngo abo umwuka ashireho kuba bungeri baragira intama iz'Imana yameneye amaraso. Ngo rero nimutayobora neza ngo hazaza ngo imbwa
ngo imisega ngo zizaza kurya intama ngo muzobabazwa. nuko iyo zamaze kubarya, iyo umuntu yamaze kuribwa, iyo intama imaze kuribwa n'umusega ntiba igifite ubuzima, so zizaribwa, nizamara kuribwa rero muzabazwa amaraso yazo, kuko hari abazaza biyitira. Tumenye yuko hari n'abaza biyitira ko ari abakozi b'Imana, ariko indani ari amasega ajyana. icya mbere niyo nyine kwa tuvuga karagiteri, ugasanga hanze yo kumara neza, ariko kubwiriza naho yomara abantu. Itorero aho ryubakiye tugomba gusubiraho n'aho itorero ryabereyeho, byabayeho gute. ni ukuvuga ngo abo baherezaga umurimo ni umwuka w'abarobanura. ngo mu byakozwe n'intumwa 13 ngo bari bateranye, hari harimo abahanuzi, abakozi b'Imana babanjije Sawuli, ariko Imana yavuga ni mundobanure Sawuli na Barinaba bahamagariye ivugabutumwa. kandi kubera iki hari hariho abakozi b'Imana wenda bakera bazi ibintu basobanukiye kurusha Sawuli, ariko Imana izira mu mutima ikavuga ngo ni iki ngiki. Pawulo yaravuze ngo kuko ngo yabinde mbese nkiri urusoro nkiri mu nda yari yarantoranije. ni ukuvuga ngo yabonye ko ndi ukwizerwa nkiri mu nda impamagarira n'umurimo isi. ni ukuvuga ngo Imana yonyine itarakwizera, utekereza yizeye Pawulo gute kandi abantu batamwemera batanamwizera, avuze ubutumwa batamwemera. ni ukuvuga ngo icya mbere kigaragaza ko wahamagawe n'Imana, abantu ntibakwemera. Imana irakwemera ikakwemeza abantu, ariko ubu nyine tuza dushaka kwemeza abantu kugira ngo badushe za nshingano. Imana itatwemera. Abantu bamara kutwemera kuko aricyo twashakaga ko batwemera, bakatwimika, tukimikwa nabo, tukemerwa nabo, tutemerwa n'ijuru, tutimitswe n'ijuru. Nibo dufite tukujuje rero. Umwuka atavuze ngo nimashe tubajije wese we bagusengera, umwuka yari yavuze nta muntu wakwemeza umuntu, Imana itaramwemeje. Bese ntiyari wo kwemeza, akaza akitira intama, akitira umupasiteri atari we. wa wundi ntabwo aza kwigisha ngo ukuri, wavuze ngo abantu utibukwemera, ni wa wundi uzuguma hahandi gusa. Okay, nyine afite inyigisho, afite ibyo yize, yabazaniye stock. None se ni gute mu muhakana? Hari ukugira inyigisho wavuze nyine ako kantu niko nahagaze. Wavuze ngo nta muntu, ngo nta kunta abantu bo kwemera Imana itakwemera. Kuri jyewe ukuntu mbyumva, kuri jyewe nta muntu nubwo wabuze ijambo rimeze gute, rizariza ukaryumva ariko ntiriza riguhindura. Twitayeho twebwe, twitaye ku kintu kugira ngo uhinduke, uve mu byurimo, uhindure, wowe kubwiriza uhinduke. Urumva, iyo niyo focus y'abana b'Imana n'abakozi b'Imana, nuko batwigisha tukera izindi. nyine nuko abo bakozi, aba bishop, aba pastor bamwe batubwiriza, urumva, ariko adahinduka, agashaka ngo njye mpinduke, ariko muri we atarahinduka. Ntabwo yaguhindura nawe atarahinduka. Kubera ko nyine uza kumbwiriza uri umupastor n'umubishop ngo mpinduke, wewe udahinduka. Ndahinduka gute utarahinduka? Ibyo umbwiriza gasimpinduka wowe utarahinduka. Ujana ugafuka mu gasenga ukabereka ko uri umunyamwuka, cyangwa ukabazanira ibyanditswe n'ibiki bo gutora badashidikanya. Si yavuze ngo ijuru ryabyemeye. Wo kwemeza abantu neza, ukabemeza, ukabwiriza kugira ubemeze, ukagerageza no kwitonda. Uziko biri zivuga ngo hari bamwe biyorobeka bakitonda, bakigira mbese nkaho bitonda baca bugufi, ariko basenga abamarayika batazi Imana, bakakubwiriza ibindi bitari Imana. None se amasega azoza mukahereza agatuti Pawulo yaza ababwira naye masega sazaza mu ishusho y'abakozi b'Imana, bakanabwiriza bagahabwa agatuti. Muzayishuwe ntitubona abantu ngo bamaraya bazaga bakabwiriza ku gatuti, akamuha mikoro akayimusi maraya, akayobora mu nzira abantu, akabwiriza abantu cyane birara. Aho nta mwuka w'Imana ubuhari. None se uwo ngo abari mu mwuka abantu bacatandukanye n'umwuka, nibyo batubwira ngo nta muntu, bavuze ngo nta muntu baba bafite izo mbaraga. Ahitike kuri jyewe ku muntu usenga by'ukuri ufite imbaraga, ufite imbaraga muri we nyine z'Imana. Ntabwo ndatekereza ko ibyo bintu ashobora kuba bimeze. Nimba ari umuntu tuvuga ko ari marayuzi, hakaba arimo abakozi b'Imana by'ukuri basenga Imana, Imana ikoreramo, barashobora kuvuga ngo uyu muntu ntabwo ari umukozi w'Imana. Arahari ngo ni abakozi b'Imana wamenywaho amavuta gutya imbere y'abantu mu rusengero, intama zibibona, yarangiza ugasanga niba abandi twavuze bakicishishiriye, niba hishuke baviriya bazi hano hagaragara, bajya ku mugaragaro, kuko nuza hano hagaragara ntacyo uzosubira gukorera iriya wihishe. Bibaze n'ukuri Viriya hanze uze mu nzu y'Imana, nibyo bikenewe. Izibyo
ni ukuri ntabwo twabishidikanya twavuga ngo abantu bose ni abakozi b'Imana, ahubwo Imana niyo igomba kurobanura. Imana niyo yarinze kohereza ijwi ryayo irisangisha Yohana wari ku kagwa ka Patimo, amubwira ati mu matorero hari abantu binjiriye, hari abantu bahaye agatuti abatari bo. Ibyo birashoboka, ashobora kudasambana ariko akagira umwuka akabohera mu busambanyi. ese uwo muntu akaboheramwo atari uko wenda iwe yosambana, ariko inzira yiwe ugasanga yifatika. Kujya ubusambanyi gusa si uko wajyamanye n'umugore n'umugabo utari uwawe. Ubusambanyi ni ibindi yoba asenga, ni izindi mana yoba afite, ni ibindi yoba yarahaye, akababwira imana itari yo, akabinjiza. None abamarayika ni gute basambanye n'abana b'abantu? Hari ibintu bikorerwa mu mwuka tutabona twebwe, ariko mu buryo bw'umwuka Imana imubona ko umusambanyi afite ibyo asambana nabyo, cyangwa se ibyo yahaye umubiri wiwe. Rero ibyo ngibyo ntitubimenye. Rero akagira wa mwuka w'ubusambanyi, umwuka akaba ari umurimo umukontorora, umukoresha. Ugasanga abantu aho kubabwiriza cyangwa ingeso abereye ntizibaganisha muri iyo nzira. Rero kwera imbuto bene data ni urukundo, ni ibiki, ni umwuka wera, n'imbuto ziva ku mwuka. Hari n'abantu bigira nk'aho basenga Imana, bigira nk'aho mbese akigira umukozi w'Imana. None se bagusenge uzamushaka agire karagiteri z'ubukozi bw'Imana, yereka abantu, ariko nyamara atari ko mu mutima wiwe, mu mwuka atari ko bimeze, atari ko Imana imureba nk'uwundi. Rero Imana izibanza yemeze wenyine igushireho abantu batagushizeho, cyangwa se utanabisabishije. Ariko Imana ntabwo yaza guca ngo Imana izica mu bantu. Izica mu bantu. Imana izica mu bantu. Reba abantu basengera bariya nta bandi bantu. Ukabona kuba icari cyo Imana nikubwira icyo muri cyo. Siko? Kakugira icyizere utanakiye. Cyangwa kugira icyizere utarunagifite. Cyangwa itorero urimo irakurera. Yamara kukurera ikakugirira icyizere. Yamara kukugirira icyizere rikabona kugusengera. Njyewe ku giti cyanje twavuze ngo abakozi b'Imana cyangwa se abapasiteri, kuko pasiteri nawe ararengana kubera ko ari igihe umuntu azavuye mu nkubuzi. Urabona ko twagiye tuva mu bihugu bitandukanye, umuntu akaza akavuga ngo ndi bishop, umuntu akaza ngo ndi pasiteri, ntazamugwanya kandi baramusengeye. Ariko nanone ntabwo azamubuza, ntazamwima agatuti kandi yamubwiye ngo ni pasiteri. Noneho nitubona n'ibyo atwigisha ijambo ry'Imana tukumva nyine mbese birajenjeka. Icyo gihe azabikoraho iki nka pasiteri mwene itorero azabikoraho iki? Kubera ko utoreka umwuka. Yesu Kristo mbere ko atora abigisha 12 yaraye ku musozi arabarobanura, byari 5,000 uzamukurikiraga. Nose muri abo ngabo habanje 5,000, hasigara 72, muri abo 72 abatoranya 12. Ariko yaraye ku musozi amanuka abari bwo barobanura abara n'ibimana arisha, kandi bari bafite n'ingeso karagiteri zo kuba bo babo ngabo, bari banafite n'icyo cyizere. Ntibajya bahungaga Yesu, bahungaga n'umuhamagaro, bari bashaka ikintu kijanye n'umuhamagaro. Ariko Yesu Kristo ababonamwo ko bafite umuhamagaro, bafite iyo mpano Imana ibahamagarira, yabatoranije n'ukuri abazi. Rero nukwanga n'umushumba nawe agomba kumenya abahereza izo nshingano ni Imana bivuye, kuko namara kubisha azagira umutwaro utigeze ubwirwa n'abandi bantu. Ariko n'umutoranya ukamushira hariya uzuza ushaka umunamuvugira, kuko niwe mwishiriye, umunamuvugira nakora amakosa niyagira ikiba ushake kumurengera kuko niwe wamusize. Ariko Imana nureka yonyine kamwisigira, uzuza ugaruka ku Mana. Imana ko wambwiye runaka, nuko ujya uramwihanganira intege nke ziwe. Ariko atarahamagawe n'Imana nukuri biragoye. Uwo muntu nakwereka ko afite umwete wo kwiga iby'Imana nakanya gato, kuko bitamuri ngo n'umuhamagaro utamuri ngo azamara abicika ntabihunga. Umurimo w'Imana urakomeye, si wabambaye inyama n'amaraso. Iby'Imana ntabwo ari byo gukina, arimo kuza saba beza akigira abayobozi. Narangiza kwigira umuyobozi hano, abantu bafashe iby'Imana bafata n'ibyo hanze barabihuza, barabivanga byose, kubera biriya byo hanze hakurikira iriya hanze. Yamara kubihuza n'iby'Imana hano byose bikamufana, yaza yinjira muno yatekereza biriya byo hanze agatinya agatuti. Tuzi ko ari umuyobozi, sibyo ntibihari, yatekereza biriya byo hanze arimo sohoke hano mu rusengero ndi umuyobozi.
nindangiza ngere hariya hanze ku cyumweru mumbwira ngo uratubwiriza sibyo nari ndimo hariya hanze nindangiza ntamukara ku gatutu simperuka ijambo sindasoma igitabo ngize ku kwezi no gusenga sindahumiriza nayo kujya ukwezi kurashize nindangiza ndaje kubabwiriza ndakubwiriza so ufashwe nzontangira kubwiriza gutya uzabona ko no gusenga ndanaheruka no guhumiriza rero kuvuga ngo warasengeye ku nshingano ukaja kuba muri kampani nibyo kwa gatandatu ntusenga ku cumi none se uratege ngo bazabahereza ababwiriza baje gusa kubwiriza ku cyumweru nimba mutamutoye araja muri kampani icyo cyumweru utazasa ibyo birahari so ni ukuri ibyo birahari wenda byashikiye US sinzi wenda muri Afurika n'ahandi hose ariko ugasanga pasiteri igihe cyo kubwiriza nicyo gihe yaje inshingano zabaye nyinshi igihe cyo guhagarikira akaba ari caza rero ibyo bintu tugomba guhagarara nimba warasengeye uri umukozi w'Imana ni ukuri ugomba gusengera iyo mpano si impano ikoreshwa inyama n'amaraso ni umwuka w'Imana rero atagukoreyemo ni ukuri wokora busa ntacyo ushobora ku giti cyawe wisunga Imana usenga ugira amasengesho menshi ukorera Imana n'igihe bataguhaye agatuti ngo ubwirize ariko gukorera Imana mu muhanda wobwiriza wagiye uzana abantu kuri Yesu ukareka kuza ngo ugaragare imbere y'umukutano w'abantu korera iyo ngiyo mu bwisho ubwiriza umuzane babiri kuri Yesu Imana izagu niwe muhamagaro ni nawo murimo niwe irengagiza bari hanze ukazubacaho ukaza kubwiriza gusa mu rusengero turi gukora umurimo yaratubwiye nimusohoke nimugende hanze yaradutumye muri baranyine badakijwe batarumva ubutumwa bwiza n'impamvu Yesu ataraza si uko itorero ritarakizwa cyangwa si uko itorero ritaratungana birizi tubwira ngo ni ikintu kimwe nuko abantu batarumva ubutumwa hariho abatarumva rero niba ari usiga aho kwihutisha ubwami bw'Imana ngo basange ukaza wirukira hano ukaruhuka gusa ari uko ugeze mu rusengero rero nimba uri umukozi w'Imana ivuga ubutumwa ryawe riri hanze siri mu rusengero siri mu gatuti nagenda kureho karakasigaye bagende bavuga ubutumwa bwiza rero ibyo bisaba gusenga ariko kuko wumva ko ari igihe baguhaye nicyo gihe uzugira cyo gusenga kuko ari igihe bamuhaye gakubwiriza ku gatuti nicyo gihe azafata umwanya wo gusenga wo gusoma ijambo ngo reka ndebeho nzabwiriza ayo ni amakosa ugenda uyirinde ibyo ntibiri mu Imana ni ukuri niwe wabyitegurira kandi Imana ntabwo gukoresha muri ubwo buryo Imana yashaka ababa kwivi ababa ku gasambi akazi yagusanga kuzanira ijambo hano yo kuja gushaka ijambo igihe ugiye kubwiriza ntizariguha ariko reka iyo izi gusanga uri ku gasambi n'igihe bataguhaye agatuti ikubwira icyo uvuga inagutumye izo gutuma gututa ari ku gasambi Imana ibamugisha kuba mwabanye natwe mu mwandike muri commentaire mwandike muri commentaire uko mubyumva commentaire mutubwire hejuru y'aba bakozi uko mubyumva n'indi topic twabazanira God bless you so much reka wacu turashimiye abantu bose bakomeje kudukurikirana mukomeze kutube hafi mutera amakomantere gukomeza tubane namwe muze mutubwira kugira ngo tubashe kumenya ibyo tuganiraho mutubwire nuko mwabyumvishije muzamukoze rero turabashimiye mugire ibihe byiza Imana ikomeze ibane naho ubutaha amen bye reka dusenge Imana turagushima kuri uno mwanya mwiza waduhaye abumvise ibiganiro abacitse intege abasubiye inyuma abaretse umurimo wawe abavuye ku isoko kugasambi abapasiteri bagupfukamiraga ariko bakaba batagipfukama babona ko ntaco bimaze kuko bumva ko bagomba kugira itorero ngo basenge bagomba kuba bafite bari ba senior pastor ari bo bayoboye itorero kugira ngo basenge ariko mwami umurimo waduhamagariye tuwibuke tugaruke ukarago nta kiruta ico ngico ibyo turonka byose imodoka amazu ibyo dushaka kugeraho ibyo waravuze ngo ni inyongero zabitwongera uzaza nk'umugisha rero icyangombwa ni ukugukorera nk'abahamagawe n'Imana nitutabikora Pawulo yaravuze ngo ntabikoze kabarakaga rero benshi bamaze kwikururira akaga mu buzima bwabo n'imivumo kubera batakora umurimo w'Imana kubera baretse igikorwa cy'Imana bagira ngo niho bazabona imigisha nibwo bazagera kubikomeye ariko nubwo isi yose ibintu byose ukubaka amazu ukagura amamodoka ukagura yandi hano muri Amerika na muri Afurika no he kubakisha ariko akaga kuri wowe Pawulo yavuze ngo nakaga kuba ari akaga gakomeye ndetse kuvuga ubutumwa bwiza umurimo Imana yaduhamagariye Mana udushoboze utugarure kandi twongere dukora umurimo wawe
kuko bikwiriye, ni ku bw'izina rya Yesu Kristo, amen.